imbibi nimba muzi uko amategeko abiteganya. No kuvuga ngo abantu muri kuvuga ko Prince Kid ari Dubai murabeshya rwose. Ari mu Rwanda, ahubwo umuntu uri Dubai ni Elisa na murumuna we. Mugende mubirebe murabibona. So rero mureke gukomeza kuvuga ibyo, ntabwo Prince Kid ari Dubai. Ndumva ari ibyo. Ibyo ngibyo urabutubwiza ukuri ko atari Dubai. Ese kubabwisha ahubwo cyane. ubwo turafata ibyo twemera ibihe nyuma y'uyu mugabo. Prince Kid ari mu Rwanda ariko bigasigara. None se uyu nguyu yabirose? Ahubwo nakomeza amenekera aho ngaho. None se ubwo yaba yaciye yabaciye ikintu cyakubaye uretse indege ya gisirikare ureke cyangwa se yahiye muteka ndagabanyije gato ikigeraho kibivuga. So nukuvuga ngo Prince Kid ibiri kuvugwa nuko batubwiye ko yari umwere, yari afite uburenganzira bwo gusohoka igihugu. Wowe ufite amakuru ko Prince Kid ari mu Rwanda? Yari umwere kandi iminsi 30 yarashize bari abantu baragize barajuriye. Yari kuba umwere iyo urwego rw'ubushinjacyaha rutajurira. So bivuga urabona Prince Kid ko bari hanze. Nese numva nimba ari hanze yaragiye yakina cyangwa yagiye nta makuru afite. Byo ntabwo biri none urabona ari bugaruke agafunga 5 bigenda. Prince Kid agomba kwandika ubwo rumeze. Habayeho gukurikizwa amategeko. Agomba kwandika asubiramo asaba gusubirishamo urubanza. Urumva? Mu minsi 30 n'aba atarandika cyangwa niyo yakwandika ntibabimwemerere. Bamufata bakamujyana kumufunga kurangiza iriya myaka. Jadi wiriwe reka ngira ibyo mbaza nsobanuze rata burya gusobanuza nicyo kingenzi kandi ntaririra ku muziro no gukomeretsa ntumutazi. we nakwisukirizaho gacwo unajya kwisukiriza abantu nakisukira kuri wowe koko ukagira imana oya nashaka ahandi ngo umva ndeka ndagire ni ikibazo cya mbere mbaza urumva okay nubwo wavuze ngo twisunze amategeko ntabwo nzi ngo mu Rwanda iyo umuntu agize umwere n'urukiko hakurikiraho iki ibyo ntabwo mbizi. Yagize umwere urugero ntabwo hari bateganya yuko hari abajurira muri iyo minsi 30 nibwo uba wagize umwere bya nyabyo. Urabizi no ku 30 tarashira urwego rw'ubushinjacyaha rwahise rujurira. Bisaba ngo biba none iyo rujuriye ubwere bwawe babukuweho cyangwa ubukiri mu nkiko ubukiri umwere. ndaza kubaza ikibazo kimwe reka gufata buretse ndaza kubaza ikibazo kimwe. Umuntu tuvuga urugero umuntu tuvuge ngenza abantu nzi inkiko zirekura umuntu reka mu gihe baretse reka mbaze kugira ngo umva gato. Prince Kid igihe yafunguwe icyemezo cyari kwemerwa iminsi 30 ishize. Uri kumva mu gihe yari tarashira urwego rw'ubushinjacyaha rurajurira rujuriye asubira rwarajuriye. Icyo ni mandabaza ni iki umunsi tariki 3 z'ukwezi kwa 4 z'ukwezi kwa gatanu igihe Prince Kid yabaga umwere abigizwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. None icyo gihe yarafunguwe ava mu maboko y'ubushinjacyaha hatizwe iminsi 30 yo kujurira ku bugenzacyaha. Ubushinjacyaha buza kujurira bumaze kujurira. Ese urugero icyo ni mandabaza ibintu uburenganzira Prince Kid yahawe agisohoka abaye umwere tuvuge yahawe passport ye yahawe telefone ye yahawe kujya mu rugo yahawe kujya mu muryango ntabwo bihabwa abantu uranyumva ariko ntabwo bihabwa no ndavuga none impamvu remeza ko yabihawe nuko niba yaragiye nyuma yaho yagiye gusezerana mu murenge nk'umunyarwanda ufite uburenganzira bwo mu gihugu umwere none se
ariko uziko Rwanda rw'ejo uretse gato yamenye Rwanda rwe waba bari ukigiza telefone yawe hirya uziko n'ubu ngubu ubona ko n'imyaka 5 bayikase imyaka 5 Rwanda rwe egeza telefone hirya gato icyemezo kizajya uri kumva ari ukuriya iyi minsi 30 ishize kuko uziko n'ubu ndacyemera uziko n'ubacyo gufatwa ngo afungwe iminsi 30 nishira icyo ndacyemera ariko icyo ndimo ndakubwira icyo nabazaga ni iki igihe urumva impamvu nabivugaga wenda wanze kunye ntabwo nzi niba wenda wowe wumva icyo ndimo ndavuga numva ngo umunsi yagiraga umwere mu bintu yemerewe yasubijwe uburenganzira bw'umunyarwanda sibyo niyo mpamvu yagiye mu rukiko yagiye kugerageza kutwumva ntabwo ushaka kutwumva Rwanda rwese niyumva nka Save Godfather abantu uretse gatoya abantu bari gukomplaininga uri kwegera telefone abantu bakameneka wakwigira hirya gato ya telefone cyo bana bayigutera okay reka muri megutera no tuganira jewe ndagiye narinje gusubiza kuri ako kantu kuko iki bya Dubai reka manuka ibijyanye n'impapuro z'inzira mu muhamagara abantu bo muri immigration mugabo ndumva yaramenetse kuko atamutazi narinje kubaha amakuru njyewe mba mfite nyine kugira ngo mutazajya mujijisha abanyarwanda n'iyo Rwanda rw'ejo urakoze cyane mbere yuko ugera ngo baza akantu kamwe ko nta kintu wigeze ushyira kuri komenti y'amagambo umunyamakuru mugenzi wawe cyangwa umusesenguzi mugenzi wawe yakoresheje ejo yibasira nategereje umunsi muzakora amaspace n'amatwitter muvuga ku kuntu Mutesi Jolly yishe abantu inyana zimbwa n'ejo bundi akabisubiramo ubugira kabiri nategereje ko mubivugaho ndabihorera ubwo rero sinzi zibazi yabanje kwita abantu imbwa mu kanya yabanje kwita abantu imbwa arongera avuga ngo ni inyana zimbwa zimoka ubwo rero mu gihe nta kintu muri abivugaho mumbabarire kandi nta n'ikintu ushobora kuvugaho kivugaho rwose narimbi zombaje rekaze mu bw'inzozi narose dore wacu barahanura uretse gato ya Rwanda rw'ejo naraye ndose kandi wacu barahanura mvuga muryango w'abakozi b'Imana ngize gutya ndota inzozi ngo abantu bababajwe ni ukuvuga ngo bitewe n'amagambo yakoresheje akakaye ejo mu gitondo zitabaribu ibyo si itangaza no kwitaba Imana nanjye aho rwose niyitaba riba azagenda yisobanurire nk'ibyo yavuze nanjye ndiwe nagenda nkanabisubiramo kabiri gatatu ngo n'ejo bundi nkazakubwira rwose ushobora gusubiza ekute ariko se ni ikibazo cya telefone yawe tugurire telefone Abuzar Rwanda rw'ejo utuye muri Amerika bagura telefone yiki abatuye muri Amerika se bakaba ikintu no kivudoka tujya mu nzozi warose wa mugani kuki mutavuga ku maspe kuri tweet za Jolly upostinga ngo bareke imbazi mese twajanga ku bintu biri kuvugwa ahantu hose ko uyu musore bamukatiye yibereye Dubai n'umugore we prenze hose genda ucekinga urebe biri kuvugwa n'abantu bose ibintu byadavuze by'inyandiko ntuza byo numva nshaka kuza guhamagara muri immigration bakambwira umuntu agize abaye ntabwo bamurekura ngo ajye mwingira ikizungerezi aho ngaho ndabazi emi mujye kuzungereza urakoze jaha reka nibere ikizungerezi n'ubundi naje gusanga nta myaka 100 urumva ubundi twese twazungereye uraje nawe ariko jaha dusanze utubwiye ko ari mu Rwanda atariyo uzahita uva muri Canada uzujye kumushaka umufate nayo ngo duhuriza ikizungerezi tekeza ubundi nimanukire ibintu birangiye kumva bafunga wese gato kuva aho bakatiye president umuntu wese ari kubwisha ariko iki nabi ngese ntabwo ariko watangaje amakuru tuyafite ge nawe umba twumvikana sana yahere kuri telefone zo mu ntara arena uzabice ku ruhande rwo dufase ureba sha reka iminsi 30 nakwiyamye nta uzahuranye tuzahurira aha twesurana sha uguri timu y'abakobwa bavuga ko barongowe nanjye ndi timu Prince Kid uzaze duhurira tubigemo urabizi kuri ngo bitanteranya nawe ariko urabizi ko ryarite
ndagukunda iyo uzi kuri mu biteka Karubanda ni igitangaza. ntabwo ibyo byanteranya Godfather. byanteranya nawe nyine ukuri kuzatsinda njyewe njya ku ruhande rutsinda ndakubwiza ukuri Prince Kid kuba bamukatiye nta munyihera kandi gapira ubundi nanjye ejo bazamfunga agufunga wawe nabonye Iyo nzi cyo Kid yaba hanze yaba mu Rwanda n'ubundi Twitter cyari legend. ngo kigo jihad bitaga tesi mutesi Kid yaba hanze yaba mu Rwanda Kid ni legend. hose ndakumanura umva rata Godfather umbwiye ngwiki ngufungwa nande kuri kabira cyanga cyane uri amukome amukome ngira mbarara amukome ngira mbarara jore ndamukunda namutegure n'impano visirishana Reka my friend bisaba kurambika amarangamutima hasi uri kunyumva urumva cyane apana mutifuza reka zongere jihad sibyo uko byagenda ariko rero Godfather reka nemere mbigusubizeho kuri bino bintu nari nabyiboreye Godfather nkubaze ikibazo cye ririya jambo Jean Paul yavuze risobanuye gufata umuntu ukamuteka ukamushyira ku isahani ukamurya ari nkawe munyarwanda wari ega amatwi uretse ukamubwire jihad sibyo none se ubundi nkubaze Kasuku ko yaje reka ngusubize nkumbajije reka ngusubize ntabwo amagambo avuye mu kanwa urimo kunyumva ntabwo umuntu ajya amagambo avuye mu kanwa none se kuki mutayamubaje ngo ayasobanure uretse gato gusubiza na Silva hanga akaza akavuga ntimwavuze ngo bageze bateka umugore we n'umwana we uretse gato aya magambo navuze mwebwe ni meza jihad reka batwunyumva uretse gato urasumbaze ntabwo ijambo aya masaha nakubwira ngo jihad wambwa we urukunyumva ugaseka Emi akaba indi situation ngo ati jihad wambwa we sibyo intambara ikapa ugerageza unyumve uburyo Jean Paul yavuzemo ari amagambo ntabwo kuvuga gusora amagambo mu kanwa bitanga message itangwa n'igiyemwe ayo magambo n'uburyo yavuzemo bikaba amahire hari body language ishobora kugaragara none se kuki mwumva yuko mujya gusesengura ijambo yavuze we yigeze ababwira w'ijambo yarashatse kuvuga tujye n'ukuri hano uzi ntakubeshye si hano mwaraje gutebera itaka ndumirwa pe mwaraje gutebera itaka bamwe baramutuka none se ibitutsi bamututse niyo robbing mwari muri gukora reka tujye tumenya yuko turi gukora robbing nimba ari robbing uri gukora urahagarara ku ruhe ruhande uri butukane nawe no ahangaha rero niho ngongarira namwe ndimunyumve nje ntabwo twakongana kuko urabizi nawe urasobanukiwe uranazi ijambo navuga uranzi urumva jihad ntega batwunyumve sibyo ndakubwiye uburyo Jean Paul buryo yavuzemo ari amagambo igihe yavuze eta yararimo uburyo yavuzemo ahubwo byatewe n'igihe mwayumviye naho kuvuga ko nimba yarashutse uriya munsi nta wundi munsi atashutinga none se urugero nimba nanakoze ikiganiro ku nkuru ya Prince Kid ni urugero bibi bibazo unavuze nabi cyangwa ujye kushyira amagambo ese ijambo yavuze ngo genda ngo bamuguhe umurye bisobanuye kumutegeka ndakubaza nguyu Emi nguyu hano Emi yasubiramo akavuga ati nawe ufite umuryango genda nawe mu murye ntimwavuze ngo dufata turakwamaganye niba nasubiye mu magambo yavuze mu kanya magana kucyo mutagomba kumwamagana yabwiye Mutesi Jolly ariko mwagiye muraguheza inguni niba nguyu Emi yavuze ati ngo dufata ushyizemo n'umuryango turakwamaganye wibarisha abantu ariko Mutesi Jolly ntabwo mwize mugiye bamumurisha umuntu so twumvikana ikintu kimwe ririya jambo nani jihad ntabwo yaminingaga kugira ngo agere bamuteke bamurye urukunyumva ntabwo yamininze ariko message yatanze yaminingaga iki igihe ntawe wabyumvise tubwizanye ukuri byaminingaga iki byaminingaga kwibasira no gutoteza c'est tout ntabwo muri la etararimo kwibasira urakoze cyane Godfather ugize neza pe kuko urakoze neza kuvuze ko ari ukwibasira jewe ndanakushimira icyo kintu hanyuma aba bambari bawe
bazamutse bakamera nkaho byabaye nko guteka ngo mu guteka ngo gushyira ku isahane urakoze pe kwibasira nanjye none se uretse gato nyine nk'abantu njye sinabivuze no ndakubwiye tugende gake binyumve ni ukuvuga ngo ari amagambo njyewe nakumvise kuko bavuze ngo rya jambo bigamije no uretse gato iyo uvuze umuntu urebe space recorded ntabwo ushobora kuza hano ngo umbwire umuntu mubwira ati umutego mubisha ushibukana nyirawo akavuga amagambo yose kure yarangiza uretse gato umutego mutindi ati umutego mutindi ushibukana nyirawo ubona umugani w'ikinyarwanda ati ibyo wakoze wungutse iki okay jiha nuko aya masaha ndi kuvugana meze nk'umuntu uri kuvugana ubundi meze nk'umuntu ndi kuvugana nawe ni copy ya Prince ndi kuvugana na Prince Kid hano according muri iyi case n'ibyavuzwe ntabwo ndibuze kugusobanurira ko ari amagambo uriya mugabo yavuze akakaye ari amagambo nawe wakuba reka tubyemere ariko ntabwo agamije guteka reka nkubaze none se kwiryo ndikwemereye okay Jihad kankubaze ikintu kimwe yewe turi kuvugana hano nka Jihad ntabwo turi kuvugana na Prince Kid nana hano azagenda afungura kankubaze ikintu kimwe Jihad kankubaze ikintu kimwe ari amagambo uriya mugabo yakoresheje wowe wayakoresha kuriya yakoresheje kuriya na buriya bukana kuriya bikoresheje iriya message wayitambutsa kuriya byaterwa n'ijambo n'ikintu ashaka ariko no kuriya yabivuze wabikorera copy paste ukabivuga ku muntu njyewe se yes njyewe mfite ukuntu nkora ibintu byanjye nunda afite kuri mbere munyabutare wabivuga ko yabivuze none uretse gatoya ariko njye nkunze yuko uvuze kwibasira none se njye hano ntabwo nyanza nkibasira abantu byitwa kwibasira ariko ahantu urimo kujya ndi kuhabona urashaka kwataka abantu bavuze ejo kandi ejo abantu bavuze mu buryo butandukanye ko bari baraje abantu bavuze ejo n'uburenganzira bwabo kuko bose narabumvise kandi sinaniwe kuba nameshoninga umuntu urumva kuko nta muntu ntinya muri iyi mihanda nawe urumva kuko kuri ntikwica umutumirano nawe uko yabivuze niko abyumva ariko rero uko umuntu avuze byumva ariko uburyo yabivuze kimwe nk'uko turi kuvuga hano imvugo turi gukoresha hari abiri kubabaza haba iyo ndi gukoresha ndetse n'iyo nawe uri gukoresha kuko twese tubonera ibintu kimwe ariko tubifata mu buryo butandukanye urumva mu gihe rero twemezanyije yuko Jean Paul yakoresheje amagambo yo kwibasira Jolly njyewe iryo jambo ndaryemera rwose ariko ntago yavuze ngo agenda muteka n'ibiki nk'uko byaje gusobanurirwa ahangaha njyewe so narahamagawa twabisobanuye uko dushaka kuko uretse gato twabisobanuye uko uburakari bwacu iyo mushaka kumanika umuntu nyine muraza mugafata n'amafoke ariko se tumumanika reka nkubaze Jihad kankubaze wemera yuko aya masipesi yose dukora haba hariho Jihad tugende gakeya Jihad sibyo ahangaha icyo mbakundira muraza hano umwe mushaka kugira ngo muze urimo kunyumva mubabaze umuntu nimurangiza uburyo amoni nta kumubabaza reka twemere ko mwakoze kumara mwese muravugana amarangamutima uravuze mwese muravugana amarangamutima nawe genda ukore space ukoresha yawe uritabirwa nande amaranga muri hasi yamanutse nagende kwanza mumanure urakoze cyane nkabagiye bitabamanura direct so tugende gakeya Jihad unyumve neza data Godfather uziki bahanugejeje ati habayeho kwibasira Jolly iryo jambo ndaryemera 100% ndabizi cyo gutaka uretse gato weseka tugende gakeya uremera ko yamwibasiye ndabyemera ariko amakuru ijambo yavuze uko risobanuye ntabwo risobanuye cyo yamwavuze tiki no uretse gato okay kankubazi ngaho no uretse gato uko yanameshonize izina rya Jolly rwose uretse gato ariko ntabwo yigeze akoresha ndaza mu ngo kurya umuntu reka tubyoroshye uretse gato none nkaho iyi space yawe ni recorded isegento recorded uretse gato nashaka kumvisha kandi noneho so tujye duhindura space uraduhinduye utubwiye ko ariko se gasuko ndabizi yuko azana ari yari muratuka n'umutuki nashakanuke kuko ntago ndusha gutukana Godfather ntandusha gutukana ngewe ariko mugira ngo ndoroshye ntago ndusha gutukana uretse gato cyane uretse gato ngira nashaka kugira ngo nca amazimwe bantu muri aha ngaha mumbwire ko aya magambo mu by'ukuri akwiye Félicitations Mutesi Jolly félicitations urishimye urumva umeze ute ugiye kunywa Hennessy ugiye kunywa amarura ugiye gukora pari ikintu ukora cyose uryoherwe enjoy ntuvuge ngo enjoy uramugaritse nta kundi
Mukatingi aho ngaho. Ucika intege. uretse gato giha babarira gato mu bwiriki Mukatingi aho ngaho. Kugeza aho ijambo harimo n'irihe. waruzi ko uretse gato byonyine gukoresha amagambo nk'aya ngaya ashobora gushyira ubuzima bwa Mutesi Jolly mu kaga. Hari umuntu ukunda Prince Kid Nta buzima bwa Mutesi Jolly bwajya mu kaga, none se ntari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo yarababaye cyangwa ntababaye. uretse gato niba ushobora kugenda hariya imbere y'itangazamakuru imbere ya kamera ukavuga ngo uramugaritse ni wowe mugize uko agizwe umujyanye muri gereza imyaka 5 uretse gato twumvikane giha ahangaha uremera ko abashyize ubuzima bwa Mutesi Jolly mu kaga. Umuntu ukunda Prince Kid ashobora kugendera kuri aya magambo akagira Mutesi Jolly nabi. Reka nkomeze karangirize musubize rimwe. Uramugaritse nakundi. Mwumve Komeza inzira watangiye wicika intege ariko umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ntabwo nagenda nako nakakubwiye. Kamubwiye. Operasiyo yose wakoze wumve muguhe umurye mutware. ngaho nsobanurira iri jambo tumuguhe umurye mutware rinsobanurire mu kinyarwanda niba atari ukumurya. Ese yari kumurya yokeje, yari kumurya amutogosheje, yari kumurya mumize nk'inzoka, yari kumurya ati Jean Paul mwaramuhamagaye hano. Jean Paul mwaramuhamagaye hano. Jean Paul mwaramuhamagaye hano. yaraje ntabwo yigeze asobanura. Yaba yarabashije gusa yarabashije kubaha. Reka yaraje hano aravuga ati ntiwari uhari Oya. yaraje hano ntabwo yigeze asobanura. Yarishongoye urumva ngo yarishongoye aravuga ngo we yanditse bimeze bite nuko yavuze. Jiha abanyamakuru hano ngaba ba Emmy baramubwiye ati mu by'ukuri amagambo akoresheje ni mabi. Nguyu aravuga ati uko mubifata we mwarebye ibyo yanditse niko yavuze Jiha, ariko mu by'ukuri ni gute? Reka tubaze ikintu kimwe Jiha, ujya mu rukiko reka twemere ko ngera bivuze kuva ejo, reka twemere ko Njye mu rukiko rwose. Reka twemere ko Mutesi Jolly yabigizemo yabikoze, reka twemere ko yamugambaniye, reka twemere ko yagiye gutanga ikirego. Uyu nguyu kubaza ngo yaravuze kureka abantu Sylvie pole sana Prince Kid bamukatiye yibereye Dubai. Mama yake na mzara mama ngwino hano. Sylvie zamuka gato ndaje. Kamba mutinge gato mvugane n'umuntu I will get back to you. Sylvie manzi uvuga bariza Joseph ahangaha ni umwe guys mu following Joseph avanga amaze kugira 10,000. So Sylvie Joseph ngo biremewe. Joseph anciye intege ambwira ko byemewe ko yarafite uburenganzira. Ntabwo mureba Joseph iruhande rwawe ni umunyamakuru, ariko mbabajwe n'ukuntu ambwiye ko byari byemewe ko Prince Kid yarafite uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu akigendera agatembe akajya hashaka. Fata ijambo agusobanurire ntume. Urameza Paul, igihe sinshinzwe kumenya aho abantu bagomba gufungwa n'abatafunga, aho bagomba kuba bari. Umuntu afungo akatirwa ari mu gihugu cyangwa akatirwa ari hanze, kuri nge nuko justice has to be served. So aho yaba ari hose, niba ari mu ijuru niba kwa Satani, ibyo vraiment ntibindeba, ariko kuri nge n'aba victim turumva ko justice has been served, even if I believe it wasn't enough. So kuba vraiment ari mu gihugu cyangwa atari mu gihugu, izo zifite inzego zibishinzwe n'amategeko agomba kugenderwaho. Ubwo ndumva ibyo ngibyo ntabisubiraho, kubera ko icyo twari turindiriye nuko umuntu ko justice iba served. Ntabwo njye mfitanye ikibazo n'umuntu witwa Prince Kid, mfitanye ikibazo n'icyaha yarezwe. I think that is it. Aho yaba ari hose, uwatumye agenda arega se ubundi se kuki ataba ari hariya. Wowe ntabwo wabona ukuntu abantu bose ejo barimo baratuka, ukuntu abantu ahangaha bose baba bari against aba victim, bakaba against ibyavuze, bakaba against ni igiki cyatangaza se anariyo. So vraiment kuba aho yaba ari hose, I really don't give a damn, because
hari n'undi muntu wakoraga mu nteko witwa Evode warepinze umukobwa w'umurundi nawe bagiye kumukatira bamukatira imyaka 10 byarakoze saga yaragiye mwambwira ute umuntu ukatirwa ko yagenda agacika ubutabera simvuze kuri iyi case ariko kuri nge umuntu nubwo yajya mu ijuru nubwo yakora beton aho yihisha niba justice yarakoze ibyo igomba gukora hari n'abandi bari bashinzwe kumenya aho agomba kuba ari nimba bitarakozwe rero kuri nge I feel partly what we wanted for the victim because ntabwo GBV yacika mwisi no mu gihugu hatabayeho justice rero yabaye served igomba kuba served till to the end azurashaka ko mvuge iki Godfather ntabwo nishimye kuba atahari cyangwa kuba hari kubera ko really who he is and what he's doing it's none of my business my issue is the crime he did victim and their family and us the public we deserve justice we wanted accountability kandi inzego zibishinzwe zarabikurikiranye rero mu byukuri ibyo kuba yarahari cyangwa adahari nimba yagombaga kuba ari mu gihugu abatumye agenda nabo barabibazwa ngiye niko mbyumva uri kunyumva numvaga hari nisubiramo cyangwa ahubwo abantu bazi amategeko nibo bagomba kutubwira iyo umuntu ari muri iyi case imeze uryo agomba kuba ari hehe agomba kuba ari muri défilé de mode agomba kuba ari hehe ibyo ngibyo ngira ngo abashinzwe abaza amategeko nibo bagomba kutubwira nimba yarashinzwe kutasohoka yasohotse ati ngewe nzi case nakurikiranye